Ikibazo: ni gute nshobora kumenya niba iki kiganiro kivuye ku Mana? Ni gute namenya niba atari ibyo ndimo nitekerereza? Igisubizo: byaba bitandukaniye he? Ntago ubona ko byanyorohera kurushaho gukora mpereye ku byo wibwira? Nzaguha ibitekerezo, amagambo n'amarangamutima nyayo igihe cyose bihuye neza n'intego y'uwo mwanya mu buryo bwose bushoboka. Uzamenya ko ayo magambo ari ayanjye kubera ko wowe wenyine ntiwigeze uvuga amagambo asobanutse nk'ayo. Iyo uza kuba warigeze gusobanukirwa neza ibi bibazo ntiwari kuba uri mubimbaza. Ikibazo: Imana iganira nande? Habaho abantu badasanzwe? Habaho ibihe bidasanzwe? Igisubizo: abantu bose ntibasanzwe n'ibihe byose ni iby'agaciro. Nta muntu n'umwe, nta n'ibihe na bimwe bidasanzwe kurusha ibindi. Abantu benshi bahitamo kwemera ko Imana ivugisha abantu ikoresheje uburyo budasanzwe kandi ikavugisha gusa abantu badasanzwe. Ibyo bituma abantu benshi batakaza inshingano zo kumva ubutumwa bwanjye, ariko cyane cyane kubwakira byo ni ibindi bindi. Ibyo bigatuma bakira ijambo ry'undi muntu mu ngeri zose, bityo ntunyumva kubera ko wemera ko abandi banyumvise mvuga ibintu byose ko kandi ushobora gukomeza kubumva. Iyo wumva ibyo abandi bantu bibwira ko bumvise mvuga, bigukuraho inshingano zo gutekereza. Niyo mpamvu nini abantu benshi baca ku ruhande ubutumwa mba nabohereje ku giti cyabo. Niba wemera ko ushobora kwakira ubutumwa bwanjye nta wundi muntu binyuzeho, uba ufite inshingano zo kubusobanura. Bitanga amahoro kandi biroroshye kwemera ibisobanuro ku butumwa bw'undi muntu, ndetse n'ubwo abantu babayeho ubu hakaba hashize imyaka 2000 kurusha gushaka gusobanura ubutumwa umaze kwakira ako kanya. Ariko ndagusabye ngo uze mu buryo bushya bwo kuvugana n'Imana, kuvugana ku mpande zombi. Mu by'ukuri niwe wansabye kuza, kubera ko naje ngusanga muri ubu buryo. Muri aka kanya nitabye ubutumire bwawe. Ikibazo: kubera iki abantu bamwe na bamwe, urugero nka Kristo, basa nkaho bumvise ubutumwa bwawe bwinshi ugereranyije n'abandi? Igisubizo: kubera ko abantu bamwe baba bashaka kumva kandi bakaguma bafite umutima wo gukomeza kumva, niyo byaba biteye ubwoba, bipfuye cyangwa se ari n'ibinyoma. Ikibazo: tugomba kumva Imana niyo byaba bisa naho atari ukuri? Igisubizo: ahubwo iyo bisa nkaho atari ukuri. Niba wibwira ko ibintu byose ubizi kubera icyo uvugisha Imana, genda wisanishe n'ibyo uzi, ariko umenye ko wabikoze kuva mu ntangiriro y'ibihe, hanyuma urebe uko isi imeze. Biragaragara ko hari icyagucitse, ibigaragara ni uko hari ikintu utasobanukiwe. Icyo usobanukiwe neza cyagombye kukugaragarira nk'ukuri, kubera ko ukuri ari uburyo ukoresha kugira ngo ugaragaze ikintu wemera. Kubw'ibyo icyo utumva neza mu ntangiriro kigaragara nkaho atari ukuri. Iyo bigenze gutyo, ugomba kwibaza uti byagenda gute niba ibyo umuntu yibwiraga ko atari ukuri asanze ari ukuri? Abantu bakora ubushakashatsi barabizi, iyo abona ibyo akora ntacyo bitanga, abivamo agatangira bundi bushya. Ibintu bikomeye bivumburwa biva ku bushake no ku bushobozi bwo kutagira ukuri. Icyo nicyo ukeneye ubu ngubu. Ntuzashobora kumenya Imana kugeza igihe warekeye aho kuvuga ko wamenye Imana. Ntuzashobora kumva Imana kugeza igihe warekeye aho kwibwira ko wumvise Imana. Sinzakubwira ukuri kwanjye kugeza igihe warekeye aho kumbwira ukwawe. Ikibazo: ariko ukuri kwanjye kubikwerekeye guturuka kuri wowe? Igisubizo: ninde wavuze ibyo? Ikibazo: abandi. Igisubizo: abandi bande? Ikibazo: abayobozi, abapasiteri, abapadiri, ibitabo nka Bibiliya, ariko Mana yo mu ijuru. Igisubizo: si amasoko yemewe? Ikibazo: reka da. Igisubizo: oya. Ikibazo: noneho ni ayahe masoko yemewe? Igisubizo: umva amarangamutima yawe, umva ibitekerezo byawe nyamukuru, wumve n'ubunararibonye bwawe. Igihe cyose kimwe muri ibyo kizaba kinyuranye n'ibyo wigishijwe cyangwa n'ibyo wasomye mu bitabo, bibagirwa amagambo. Amagambo niyo soko itizewe kurusha ayandi mu masoko yose y'ukuri. Ikibazo: mfite ibintu byinshi byo kukubwira n'ibibazo byinshi byo kukubaza, ndumva ntazi aho nahera. Urugero: kubera iki utigaragaza? Niba Imana iriho mu by'ukuri, ni wowe. Kubera iki utigaragaza mu buryo twese dushobora gusobanukirwa? Igisubizo: narabikoze inshuro nyinshi kandi n'ubu ndimo ndabikora. Ikibazo: oya, ndashaka kuvuga uburyo bwihishurirwa budasubirwaho, budashobora guhakanwa. Igisubizo: nka gute? Ikibazo: nko kuza muri aka kanya imbere yanjye nkakubona. Igisubizo: nibyo ndimo nkora. Ikibazo: hehe? Igisubizo: aho hose aho uri mureba. Ikibazo: oya, ndashaka kuvuga ku buryo budasubirwaho, ku buryo ikiremwa muntu kidashobora guhakana. Igisubizo: byaba mu buhe buryo? Ni mu yihe shusho ushaka ko nigaragazamo? Ikibazo: mu ishusho yawe nyayo. Igisubizo: ibyo ntabwo byashoboka kubera ko nta shusho ngira ushobora gusobanukirwa. Shobora gufata ishusho ushobora gusobanukirwa, ariko noneho buri wese yakwibwira ko ishusho yabonye ari yo shusho yonyine ibaho y'Imana, aho kuba imwe mu mashusho yayo menshi. Abantu bibwira ko ndi icyo bambonamo,
aho kuba icyo batabona. Ariko ndi ukomeye utagaragara, sindi ishusho mfata mu gihe runaka. Mu buryo bumwe ndi icyo ntari cyo, muri icyo ntari cyo niho mva kandi ni naho nsubira buri gihe. Iyo nje muri iyi shusho cyangwa iriya, bavuga ko iyo shusho ariyo yanjye ibihe byose. Hanyuma naza mu yindi shusho iyo ariyo yose ku bandi bantu, aba mbere bavuga ko ntiyeretse aba kabiri kubera ko ntaje mu ishusho imwe ubwo niyerekaga aba mbere, kandi ko ntavuze ibintu nk'ibyo navuze bwa mbere. Ku bw'ibyo ni gute byashoboka ko yaba ari jyewe? Urabyumva noneho. Hatitawe ku ishusho iyo ariyo yose, uburyo ubwo ari bwo bwose niyerekaniyemo, hatitawe ku buryo nahisemo n'ishusho mfata, nta na kimwe kitashidikanywaho. Ikibazo: ariko wakora ikintu kigaragaza uwo uri we kuko nta gushidikanya? Igisubizo: hazabaho buri gihe abantu bazavuga bati ni sekibi, cyangwa ko ari ibyo abantu bihimbira, cyangwa indi mpamvu iyo ari yo yose uretse jye. Nigaragaje mu ishusho y'Imana ishoboye byose, umwami w'ijuru n'isi, hanyuma ngaterura imisozi nkayimura kugira ngo mbyemeze, bamwe bavuga ngo igomba kuba ari sekibi, kandi niko bimeze. Imana ntihishurira ubumana ubundi bumana ihereye cyangwa iciye mu bigaragara hanze, ahubwo ikoresha ubunararibonye bwo mu mutima. Kandi iyo ubunararibonye bwo mu mutima bwagaragaje ubumana, kubirebera inyuma ntibiba bikiri ngombwa. Kandi niba kureba ibibera inyuma ari ngombwa, ubunararibonye bwo mu mutima ntibuba bugishobotse. Ku bw'ibyo niba hakenewe ihishurirwa ntiryaboneka, kuko gusaba ni ukuvuga ko icyo usaba nta gihari, ni ukwemeza ko Imana ntawe yihishurira, ko ntawe yiyereka. Ni bene ibyo byemeza igituma ubunararibonye bubaho, kubera ko igitekerezo cyawe kirarema n'ijambo ryawe rituma ibyo biremwe bigaragara. Igitekerezo cyawe n'ijambo ryawe bishyizwe hamwe bitanga umusaruro ugaragara kugira ngo haboneke ikintu gifatika. Kubera ibyo byose werekana ko Imana itarigaragaza, kuko iyo iba yarigaragaje ntiwayisaba kwigaragaza. Ikibazo: ibi bishatse kuvuga ko ntagomba gusaba icyo nshaka? Urimo uravuga ko gusenga usaba ikintu mu by'ukuri bikigiza kure? Igisubizo: ni ikibazo nagiye mbazwa mu binyejana byinshi kandi cyahawe igisubizo uko cyabazwaga, ariko ntiwumvise igisubizo cyangwa ntushaka kucyemera. Dore nanone igisubizo cy'icyo kibazo mu buryo no mu mvugo z'iki gihe: ntuzahabwa icyo usaba, ntuzanabona n'icyo wifuza, kuko ubusabe bwawe bwemeza ko icyo kintu ntacyo ufite, kandi kuvuga ko ushaka ikintu bituma ugira ubunararibonye nyabwo, uko gushaka mu bikugaragarira by'ukuri. Niyo mpamvu isengesho rikwiye ntabwo ari isengesho ryo kwinginga, ahubwo isengesho ryo gushima. Iyo ushimiye Imana mbere y'uko ubunararibonye wahisemo bugaragara, uba wemeza ko ubwo bunararibonye buhari mu by'ukuri. Bityo rero gushimira nicyo cyemezo gikomeye umuntu abwira Imana, icyemezo cy'uko narangije gusubiza mbere y'uko ugisaba. Ku bw'ibyo ntukinginge, ntugatitirize, ahubwo shima. Ikibazo: none se ninshimira Imana ikintu kitaraba ntikibe, ntibyatera gucika intege no kugira umubabaro mu mutima? Igisubizo: ntushobora gukoresha gushima nk'igikoresho cyo kuryarya Imana cyangwa nk'amayeri yo gushuka isanzure. Ntushobora kwishuka wowe ubwawe. Umutima wawe uzi ukuri ku bitekerezo byawe. Nuvuga ngo urakoze Mana kubera iki cyangwa kiriya kintu, kandi uzi neza ko kitari mu kuri kwawe kw'ako kanya, ntushobora gutegereza ko Imana ariyo irema ibintu mu mwanya wawe. Ibyo uzi Imana irabizi, kandi ibyo uzi nibyo bigaragara mu buryo bufatika. Ikibazo: noneho se ni gute nshobora gushimira ku kintu nzi neza ko kidahari? Igisubizo: ukoresheje ukwizera. Niba ufite ukwizera kungana n'akabuto k'inyabutongo, ushobora guterura imisozi. Bizarangira umenye ko bimeze gutyo, kuko nabivuze mbere y'uko ubimbaza nzaba nagusubije. Kuko nabivuze ku buryo bwose bushoboka binyuze mu ntumwa zanjye, uzi neza ko icyo uhitamo kizabaho, icyangombwa nuko biba ari mu izina ryanjye. Ikibazo: abantu bavuga ko amasengesho yabo adasubizwa. Igisubizo: nta sengesho na rimwe risigara nta gisubizo. Isengesho ryose, ni ukuvuga igitekerezo cyose, icyemezo cyose, amarangamutima yose rirarema. Ni ubushake bwawe bwo kwemera ko ari ukuri buzatuma bigaragara mu bunararibonye bwawe. Iyo havuzwe ngo isengesho ntiryasubijwe, ikiba cyabaye mu by'ukuri ni uko isengesho, ijambo cyangwa amarangamutima yakomeje kwitabwaho cyane, agize ingufu nyinshi. Ugomba kumenya ko, kandi iryo ni ryo banga, buri gihe ni igitekerezo kiri inyuma y'igitekerezo, icyo ushobora kwita igitekerezo shingiro kiyobora. Niba usaba cyane ukaninginga, uzabona byanze bikunze amahirwe make cyane yo kubona ibyo wibwira ko wahisemo,
kubera ko igitekerezo shingiro cyihishe inyuma y'ukwinginga kose ni uko icyo wifuza utagifite ako kanya. Icyo gitekerezo shingiro kigaragara mu kuri kwawe. Igitekerezo shingiro cyonyine gishobora gukuraho icyo gitekerezo ni igitekerezo gishingiye ku kwemera ko Imana izakwemerera ibyo usaba byose ku buryo budasubirwaho. Abantu bamwe na bamwe bafite bene uko kwemera, ariko ni bake cyane. Uburyo bwo gusenga bworoha iyo aho kwemera ko Imana izemera ubusabe bwawe bwose, ahubwo wumve mu mutima wawe ko ubwo busabe butari ngombwa. Noneho isengesho ni isengesho ryo gushimira, ntabwo ari ugusaba, ahubwo ijambo ryo gushimira rigenewe uriho. Ikibazo: iyo uvuze ngo isengesho ni ukwemeza ikiriho, ni ukuvuga ko Imana nta kikora, ko ikiba nyuma yo gusenga ari umusaruro w'igikorwa cy'usenga? Igisubizo: niba wemera ko Imana ishoboye byose kandi ko yumva amasengesho yose, ibwira yego bamwe, abandi ikababwira oya, ku basigaye ikababwira ngo birashoboka ariko atari aka kanya, uribeshya. Imana yabigendeye kuri he tegeko? Niba wibwira ko Imana irema kandi igafata icyemezo ku bintu byose mu buzima bwawe, uribeshya. Imana iba yibereye hariya irebera, ntabwo iba irimo irema, iba yiteguye kubaho ubuzima bwawe, ariko atari mu buryo bwawe wiyumvisha. Uruhare rw'Imana si urwo kurema cyangwa gukuraho ibiriho cyangwa guhindura uburyo ubayeho mu buzima bwawe. Imana yakuremye mu ishusho yayo, we waremye ibindi bisigaye kubera ubushobozi Imana yaguhaye. Imana yaremye ubuzima uko ububona uko ubuzi. Imana yaguhaye uburenganzira bwo gukoresha ubuzima bwawe icyo ushaka. Ugushaka kwawe kubikwerekeye niko gushaka kw'Imana kubikwerekeye. Ikinyoma wishyizemo ni uko wibwira ko Imana yitaye ku byo ukora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sinita ku byo ukora kandi ibyo birakugora kubyumva. Ese wowe uhangayikishwa n'ibyo abana bawe bakora iyo ubohereje gukina? Kuri wowe ni iby'agaciro kumenya niba bakina kwihishana cyangwa bakina undi mukino? Oya, kuko uzi ko aho bari hari umutekano. Wabajyanye ahantu uzi ko habakwiriye. Birumvikana buri gihe wifuza ko batakomereka, ariko niba bakomeretse uriruka ujye kubafasha, ubavuze, uzakora ku buryo nanone bumva ko bafite umutekano, ko bongeye kugira ibyishimo, ku buryo ejo bazasubira gukina. Ariko kuba bahitamo gukina kwihishana cyangwa undi mukino nta nyungu bigufitiye, n'ejo basubiye gukina ntuzita ku byo bakina. Uzababwira ko hari imikino ishobora guteza ibyago iriho, ariko abana bawe ntushobora kubabuza gukina imikino nk'iyo. Ntago wabikora buri munsi kugeza igihe cyose. Ntago byaba buri kanya igihe cyose cy'ubuzima bwabo. Umubyeyi uzi ubwenge byarabizi, ariko umubyeyi nk'uwo buri gihe aba ahangayikishijwe n'umusaruro. Kudahangayikishwa n'inzira ibintu bicamo, ahubwo ugahangayikishwa n'umusaruro uvuyemo, nibyo bigufasha kumva uko Imana ikora. Ariko yo mu ruhande rumwe ntinita ku musaruro wa nyuma, kubera ko umusaruro wa nyuma byanze bikunze kuri yo urahari. Icya kabiri umuntu yibeshyaho ni uko ashidikanya ku musaruro mu buzima. Nuko gushidikanya ku musaruro byaremye umwanzi wawe w'ikirenga, ubwoba. Kubera ko nushidikanya ku musaruro, ni ukuvuga ko ushidikanya ku Muremyi. Ugomba kuba ushidikanya ku Mana, kandi niba ushidikanya ku Mana ugomba kubaho mu buzima bw'ubwoba n'ukwicuza. Niba ushidikanya ku by'Imana yibwira kukugirira, ntabwo ushobora kubaho wisanzuye. Ni gute ushobora kugira amahoro yo mu mutima? Ariko Imana ifite ubushobozi bwo guhuza ibyo yifuza gukora n'umusaruro byatanga. Nk'uko udashobora kubyemera kandi ntunabyizere, nubwo wibwira ko Imana ishobora byose, wiremera mu bitekerezo byawe imbaraga zingana n'iz'Imana kugira ngo ukore ku buryo ubushake bw'Imana buvuguruzwa. Uko niko waremye ikiremwa mu migani y'imyemerere yawe wita Sekibi. Mu bitekerezo byawe nibwira ko Imana iri mu ntambara n'icyo kiremwa, hanyuma unibwira ko Imana ishobora kuneshwa muri iyo ntambara. Ibyo byose bivuguruza ibyo wibwira ko uzi ku Mana, ariko nta gaciro bifite. Uba mu kutamenya, kubera ibyo ukumva ufite ubwoba. Ibyo byose bikava kuko wiyemeje kugira ugushidikanya ku Mana. Ariko se byagenda gute niba ufashe icyemezo gishya? Umusaruro waba umeze ute? Ndakubwira ko wabaho nk'uko Buda yabayeho, nk'uko Yesu cyangwa Yezu yabayeho, nk'abandi batagatifu bose wiyambaje. Kubw'ibyo, nk'uko byagenze kuri benshi mu batagatifu, abantu ntibazakumva. Kandi ubwo uzagerageza kubasobanurira uko wumva wibereye mu mahoro, uko wumva wishimye wifitiye umunezero, amagambo yawe bazayumva, ariko bazongeraho ikintu. Bazavuga ngo ni gute washoboye kubona icyo bo batabona? Nuko bahinduke abanyeshyari. Ishyari rihinduka uburakari bukabije,
muri ubwo burakari bwabo bagerageze kukumvisha ko ari wowe utumva kamere y'Imana. Nibadashobora kugukura mu munezero wawe, bazashaka kukugirira nabi cyane. Uburakari bwabo buzaba bwinshi cyane. Nubabwira ko ibyo byose nta gaciro bifite, ko n'urupfu rudashobora kugukuramo ibyishimo ufite cyangwa guhindura ukuri kwawe, bazakwica byo n'iby'ukuri. Icyo gihe nibabona amahoro wemeranya urupfu, bazakugira umutagatifu, hanyuma bagukunde bundi bushya. Kubera ko muri kamere y'umuntu abantu barakunda, bagasenya, bakongera bagakunda bundi bushya ibyo bakunda cyane.